iki urongera kumvuga ndagusatura urwo ruhara buretse gato uyu yitwa NIBISHAKA Theogen Prophète nkuko nawe abyita ko ngo ari Prophète. Aha yari arimo arashwana n'uwo bita Pastor Claude. Ubundi abantu mwamenyereye kubakurikirana ku mbuga nkoranyambaga mwari muzi ko abangaba ari inshuti z'akadasohoka. Nibyo koko ntabwo wibeshye kubera ko twagiye tubona ibiganiro byinshi bagiye bakorana ndetse ubona ko bahuje umugambi. Abangaba noneho kugeza ubu bashwanye. Ushobora kwibaza ngo bashwanye bapfiki. Ndaje mbikuvira imuzi nkubwira uko byatangiye kugeza amagingo aya ngaya baje kurwanira imbere ya kamera. Ariko mbere yuko mbikubwira ndagira ngo ubanze urebe munsi no video, urebe aho hantu handitse ijambo subscribe, hanyuma ukandeho kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro nzajya komeza kugenda mbagezaho. Hanyuma nge mujye kubana muri iki ngiki ishoboye Kizo nk'ibisanzwe. Iyi ni Kizo Empire. Ndagushimiye cyane. Narakubwiye ngo hano niho honyine uzajya ukura amakuru yizewe kandi acukumbuye. Ibyo utabonye ahandi cyangwa se ukaba wanabihabonye ariko ntusobanukirwe. Hanyuma ngewe nta kindi nkora uretse kukuvira imuzi nkakubwira ibyari byo, nkakubwira intandaro. Bivuze ngo ibyo ngibyo nibyo bizajya bituma ugaruka. Rero kugaruka kwawe nta kundi ni ugukanda subscribe, hanyuma twajya dushyiraho ikiganiro wowe ugahita ukibona mu bambere. Ndagira ngo noneho wicare untege amatwi wumve iki kiganiro kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma, kubera ko hano uraza gusobanukirwa umenye abantu wajyaga wibeshyaho ukizera bakwishushanyaho. Ndagushimiye cyane. Ubundi nkuko nabikubwiye aba bagabo bombi umwe yiyita Prophète NIBISHAKA Theogen, hanyuma undi nawe akiyita Pastor Claude. Aba murabaze cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari abakozi b'Imana. Bakunze gukora ibiganiro kenshi by'iyobokamana. Ariko mu by'ukuri iyo ukurikiranye neza usanga aba bagabo nta gukizwa kwabo. Ukiri kwibaza kuri ibyo ndagira ngo wumve kano audio hanyuma dukomezanye. Ngiye kugushyiramo amajwi y'aba bombi hanyuma umbwire nimba ayo magambo baba bavuga koko ari ay'abakozi b'Imana nkuko tusanzwe tubazi. Hanyuma ndaje nkomeze nkubwire. Kanyoko naragutabaje. Wa mugabo naragutabaje jewe wa murizo. Amabyi yumiye mu kibuno wabanje ukiga ugashaka guha abandi. Hari inkunga nigeze nkwaka. Kereka ngufashe nkagushikira. Ariko Imana izakunshira mu biganza umunsi umwe. Anytime. Uwo ni NIBISHAKA Theogen Prophète nkuko nawe abyivugira ko ari umuhanuzi. Hanyuma ukimara kumva ayo magambo uhise utungurwa. Ariko mu by'ukuri nta cyari gikwiye kugutungura kubera ko aba bagabo nubwo tubabona kuri kamera ubundi ntabwo ariko babayeho mu buzima busanzwe. Kuri kamera bagerageza kwigira nk'abana beza cyangwa se abakozi b'Imana, ariko nyamara ari ibirura byambitse uruhu rw'intama. Turabizi ibiganiro byagiye bikorwa kuri aba bombi aho bageragezaga kuzana ukuri kwibavugwaho. Nubwo bakomeje kugenda babyamaganira kure, ariko iki ni kimwe mu bimenyetso bikwereka ko aba bagabo badakijijwe koko. Noneho mbere yuko nkomeza ndagira ngo nanone wumve andi majwi y'uyu mugabo bita Pastor Claude, hanyuma nayo numara kuyumva dukomezanye. jewe niyamye imbwebwe zose. Wabyumvise? Imbwebwe zose zimuka ngo Urakoze cyane. Ukimara kumva iyi ntambara y'amagambo iri hagati y'aba bombi uhise wibaza icyo bapfa kugeza ubwo baterana amagambo bigeza. Ubundi aba bagabo nkuko nabikubwiye bazigiye kimwe baza ku mbuga nkoranyambaga. Nkuko tubizi akazi karabuze kugeza ubu. Ubundi akazi kenshi cyangwa se abantu benshi barimo barakorera ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma aba bagabo bo bahisemo kuza bitwikiriye umwambaro w'abakozi b'Imana. Ariko mu by'ukuri iyo urebye inyuma yabo cyangwa se background cyangwa se inyuma ya kamera, aba bagabo wabafata nk'imbobo kubera ibikorwa bakora n'amagambo bavuga. Aba bagabo nubwo mubona batangiye kuba basubiranamo, icyo bapfa nta kindi. Barapfa uwitwa Pastor Mutesi. Ngira ngo mu minsi yashize mwagiye mubona ibiganiro bigiye bitandukanye bakomezaga kugenda bagarukaho bavuga ku bukwe bwa Pastor Mutesi. Niba wibuka neza uwitwa NIBISHAKA Theogen yari yarahanuye avuga ko Pastor Mutesi natabana n'umugabo ufite uruhara ubukwe bwe ngo butazaba. Hanyuma uyu nguyu nawe Pastor Claude nawe muribuka ibiganiro ajya akora avuga kuri Pastor Mutesi, aho yagomaga kugenda amujora kugira ngo abe yamenya niba koko azabana n'uyu nguyu Jumongo cyangwa se Fredina. Uyu nguyu Pastor Mutesi yakomeje kugenda aba bombi yumva ibyo bavuga, ariko mu by'ukuri niba mwibuka neza ngusubije inyuma, uyu NIBISHAKA Theogen yabanye n'uwitwa Pastor Mutesi. Mu biganiro byagiye bitambuka mu myaka yagiye ishira, uwitwa Pastor Mutesi
yazanye kuri kamera uwitwa Nibishaka Theogene aravuga ati uyu niwe muhanuzi nemera namwe mu mwizere. Mu by'ukuri abantu bahise bita kuri Nibishaka ndetse bumva n'ibyo avuga, ariko nyamara byari ibinyoma gusa, kubera ko niba mwibuka neza hari n'igihe yigeze guhanura avuga ko ngo Nyabugogo izahinduka inkambi. Icyo gihe yahise atabwa muri yombi arafungwa, ariko nubwo yafunzwe kugeza na n'ubu aracyafite inzika y'uwitwa Pastor Claude avuga ko ari we ushobora kuba yaramutanze bakamukurikirana. Ibyo ngibyo bakomeje kugenda babisasira bagenda barenzaho, ariko nyamukuru ikibazo cyaturutse aho ngaho. Hanyuma nyuma y'aho ngaho ubwo Nibishaka yari amaze gufungurwa yavuganye n'umugabo utuye muri Amerika wakundaga Pastor Mutesi. Hanyuma aramubwira ati ndagira ngo umfashe umpuze n'uwo mugore dore ko yari umudivorce, hanyuma twibanire. Uyu Nibishaka Theogene yabigiyemo agerageza guhuza impande zombi, haba Pastor Mutesi ndetse n'uwo mugabo w'umudiaspora. Ibyo ngibyo yabigiyemo ariko abijyamo yitwaje ijambo ry'Imana, dore ko uyu mugabo yamubwiraga ko ari umukozi w'Imana azahanura agahanurira Pastor Mutesi ko ari we mugabo we. Uyu mugabo yakomezaga kugenda amuhereza amafaranga yo kumufasha kubera ko uyu mugabo nta kandi kazagira. Ndavuga uyu Nibishaka Theogene uretse kuza kuvuga ku mbuga nkoranyambaga agakora ikiganiro, hanyuma abantu bamukurikiye cyangwa se bamwizeye bakamuhereza amafaranga, ariko bo ntago bayita amafaranga, bayita ituro. Hanyuma uyu mugabo bakomeje kugenda bamuringanya gutyo, akajya yohereza amafaranga azi ngo azabana n'uwo bita Pastor Mutesi. Hanyuma ubwo ubukwe bwa Pastor Mutesi bwari bwegereje avuga ko agiye kubana na Fredina, uyu Nibishaka yahise arakara. Mu kurakara rero kubera ko wa mugabo wo muri Amerika yamuherezaga amafaranga amubwira ko ari kumufasha kuba azabana na Pastor Mutesi, nibwo Nibishaka Theogene yahise aza atera ubwoba uwitwa Pastor Mutesi, aramubwira ngo hari umugabo uzaturuka muri Amerika ufite uruhara, uwo nguwo natakubera umugabo nuramuka ubanye n'undi uzaba wikozeho, uzaba uri kugana ikuzimu. Ibyo ngibyo yabikoraga kugira ngo atere uwitwa Pastor Mutesi amutere ubwoba, bityo ategereza umugabo wo mu diaspora. Bivuze ngo ahangaha Nibishaka Theogene yarahiye cyangwa se yarahombye, kubera ko ntabwo yari kongera kubona andi mafaranga aturutse kuri wa mu diaspora. Hanyuma nyuma yaho yaje kuza avuga ko nubwo Pastor Mutesi n'uwitwa Fredina babanye ariko urugo rwabo rutazamara kabiri. Ibyo ngibyo akibivuga ubukwe bwarabaye. Bumaze kuba uyu mugabo ntago yagarutse kuri kamera ngo agire ikintu yongera kuvuga, ariko bagenzi be bakomeje kugenda bamugabaho igitero bavuga ko atari umuhanuzi. Aha rero muri iki kiganiro ubwo bongeraga guhura n'uwitwa Pastor Claude, ibyo ngibyo yabimwibukije, aramubwira ati wowe wahanuye ko ngo urugo rwa Pastor Mutesi rutazamara kabiri, ariko ngewe ndabivuze ntacyo uzabikoraho kandi nta nubwo uri umuhanuzi. Nibwo uyu nguyu Nibishaka Theogene yahise azura umugara amera nk'intare iryana, hanyuma ashaka gusimbukana uwitwa Pastor Claude mu kiganiro. Reba kano ka video aho bari barimo baraterana amagambo, ubwo Pastor Claude yaramubwiye ko atari umuhanuzi. Nibishaka yenda gushaka iri kamera bigure mati ntabwo gushaka se agiye kubyera ntabwo nshaka ndabyanze rero ibyawe bishire so uhije sinshaka utambeshera mpari no oya ntabwo uragira gute nyirankabi nkabutabera nyirankabi nkana ndakwiyani toka shitani twaje wachi tunga mikoro hari wachi subiramo wachi urongera kumvuga ndagusatura urwo ruhara. Sawa. Nimba urebye ako ka video uhise ubona ko aba bagabo bafitanye ikibazo kandi gikomeye, ndetse aho bashobora no kurwana bityo bikaba ibibazo birebire. Hanyuma rero ndagira ngo unyemerere ngane ku musozo w'iki kiganiro, ariko ndagira nkubwire ko amakuru yacu n'ubundi nakagaruka. Narakubwiye ngo hano kuri Kizo Empire niho honyine uzajya ukura amakuru nk'aya ngaya arambuye kandi asesenguye. Ndagushimiye cyane rero, ndagira ngo urebe munsi y'aka ka video, hanyuma ukanda aho handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bikurikira. Nge mwari muri kumwe muri iki ngiki Ishoboye Kizo nk'ibisanzwe. Iyi ni Kizo Empire. Ndagushimiye cyane.